kubana nayo neza, kubana nayo neza muko, kubana nayo neza mubyeyi, bana n'Imana neza, ariko bana n'Imana neza. Wirinde ubundi uzabona ingororano, uzabona ibyiza bivuye mu kuboko kw'Imana. Imbaraga zawe singizabo, ibidashobokera abana b'abantu. Haleluya. Imbere yawe birashoboka. Imigambi yawe singiy'abantu. Haleluya. Imbaraga zawe singizabo, ibidashobokera abana b'abantu. Imbere yawe iyo utamba hafi murengezi, banaramanutse ngikuzimu, wemeye kuza kumbanirira, kunesha kwawe. Dusubire muri mwe. Iyo utamba hafi murengezi, haleluya, banaramanutse ngikuzimu, wemeye kuza kumbanirira. Nyamara ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Mwavuze ngo amen. Shima Imana kandi ko yongeye guca inzira nkashyikaha. Ubushize narababwiye ngo umuntu nabona ageze mu nzu y'Imana ntukagira ngo si uko Satani atakurwanyije, ahubwo aba yakurwanyije, Imana nayo ikarwana intambara nziza ikanesha, ukabona winjiye mu nzu y'Imana. Hanyuma nugera mu nzu y'Imana ujye ukuramo esheke. Niba ari ukubyina ubyine neza, niba ari ukuririmba uririmbe ushyizemo akabaraga. Wavuze ngo nibyo? Niba ari ugusenga ujye usenga ushyizemo imbaraga. Dusoma amagambo y'Imana sindi butinde. Abambonye bwa mbere ubwo n'abashyitsi baje, nitwa Mukamurera Joseline, nteranira ku Kimihurura. Nanjye mbana n'umugabo tubyaranye gatatu. Ndabishimira Imana ko yamumpaye kandi. Njyewe nkunda ubuhamya. Njyewe ndabukunda. Impamvu mbukunda, Imana yajyaga ibimbwira ibi bintu, ikabimbwira kera ntazi na televiziyo icyo ari cyo, ntazi n'inkoranyambaga icyo ari cyo, ikambwira ngo ngewe ubwanjye nzakwamamaza. Wavuze ngo amen. Ikambwira ngo kandi nzakunyuza ku nkoranyambaga, nkayoberwa ibyo ari byo. Ariko Yesu urinde ijambo rye akarikurikirana ibihe ibihumbi, ubwo ushatse ntiwamugirira gutya akabyara. Amen. Dusoma amagambo y'Imana ari mu byahishuriwe Yohana. Ariko Yesu ni mwiza ndakurahiye. Utarobanura abantu ku butoni, utareba kavukire. Ejo nari nagiye Gitarama nca no kwa mama, ndareba iyo mvuka. Ndavuga ntariko Yesu wowe wanyiciye umwako. Imana yacu yica umwaku uko waba uri kose. Yesu sinzamuva inyuma.
yica umwaku bigakunda. Ibyahishuriwe Yohana ibice 3 umurongo wa 7 aranditse ngo uwandikira marayika w'itorero ry'i Filadelfiya uti uwera kandi ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntagire ukinga kandi ukinga ntagire ukingura. Aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye kandi ntawe ubasha kurukinga. Ubwo wamvugiye ngo amen. Kuko ufite imbaraga nke nyamara ukitondera ijambo ryanjye ntiwihakane izina ryanjye. Dore nguhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani, biyita abayuda nyamara atari bo ahubwo ari abanyabinyoma. Dore nzabahata kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe bamenye yuko nagukunze. Amen. Dusoma andi magambo y'Imana ari mu gitabo cyo kubara, ni ibice 23 umurongo wa 19. Haranditse ngo Imana si umuntu ngo ibeshye kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no gukora ntizabikora, ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza ntizabisohoza. Ngaho nimuvuge ngo amen. Dusoreze muri Luka, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ni igice 1 umurongo wa 45. Haranditse ngo kandi hahirwa uwizeye ibyo yabwiwe n'Umwami Imana ko bizasohora. Amen. Ngaho mubumbe Bibiliya tuganira amagambo y'Imana igihe gitoya. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Bibiliya iravuze ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Filadelfiya ngo uwera kandi w'ukuri, uwo ni ufite urufunguzo wenyine rwa Dawidi mu ntoki. Arakinga, nta muntu n'umwe ushobora gukingura, kandi yakinguye nta n'uwakinga. Aravuga aya magambo ngo nzi imirimo yawe. Yesu nashimwe. Aravuga ngo nzi imirimo yawe, nshyize imbere yawe urugi rukinguye kandi nta muntu n'umwe ubasha kurukinga. Ngo kuko ufite imbaraga nke nyamara ukitondera ijambo ry'Imana ntiwihakane iryo jambo. Aravuga ngo dore nguhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani, abo biyita abayuda kandi si bo ahubwo ni abanyabinyoma. Hari abantu biyita abakristo kandi atari bo. Mwari mubizi ibyo? Bibiliya iravuze ngo abantu nzabahata kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe bamenya yuko nagukunze. Igihe kimwe reka nkanyuzemo aka kantu, nari nkimara gushyingirwa, hanyuma rero ngo umuntu aza kugira ishyari. Birumvikana ko yari azi ko ntazabona umugabo. Erega uretse Yesu ntaye agasura ejo bundi ntabwo ari ibya kera. Utabona naregeje iriba ukagira ngo niko byari bimeze. Ibi bije ejo bundi. Abantu bambonye kuwa kane barabona ntabaye nanone umugore usobanutse rata. Nimuvuge ngo vraiment kabisa. Nta n'umuntu upfa kunyanga iyo ndi mu kuvuga kereka iyo afite abazimu. Icyo cyo nkiyiziho igikundiro. Yesu yansize igikundiro. Nina nahavu nyanzu umenye yuko ugura batunze ndahava ngusengeye. Yesu ni intwari. Hanyuma nkubita Fabien rero dukora ubukwe turasezerana. Nkubita umugabo. Yesu ampa umugabo muri make. Tumaze gushyingirwa hashize iminsi 3 yonyine,
mu gitondo ashyiramo uturirimbo tw'Imana turatwumva, bituma rero amaso akanguka. Njyewe iyo ushaka yuko mfashwa nkanerekwa ushyiramo indirimbo. Hari abahanura kuko basenze cyane, hari n'aberekwa kuko basenze. Ntabwo twerekwa kimwe rero. Njyewe nerekwa, nushaka ko nerekwa mwari uzakubitamo indirimbo banacuranga, ariko umucuranzi acurange neza. Uwo munsi nderekwa ibintu bigakomera. Yesu ashimwe. Hanyuma rero umugabo nawe ashyiramo indirimbo z'Imana. Ndangije ndamubwira nti hagarika izo ndirimbo njye gufata umurozi muri saro. Arambwira ati noneho wa mugore we wabaye ute? Ndamubwira nti bifunga njye ngufatira umurozi. Arahita bifunga, numva ko umuntu ari gukomanga. Naho uwo muntu yaraziranye n'umugabo, njye sinari nanamuzi. Hanyuma rero ndagenda turasuhuzanya. Mwaramutse ati muraha ahubwo. Umugabo w'iwanjye rero basohotse mu cyumba, araza ngaje kureba yuko Imana iri muri njye koko. Ati ndeba uwo muroza, asanga baraziranye, baba barahoberanye. Ndavuga nti kandi noneho uwo mudamu akajya mwegereza cyane. Ndavuga nti ariko ko ntabimenya ko ari umurozi, yanantwarira umugabo ntikaba kambayeho undi namukurahe. Hanyuma mpita mbajyamo hagati, ntiwimpoberera umugabo gutyo. Ndamubwira nti banza umpereze uburozi uzanye. Arambwira ati ndabuzanye nyine. Ndabuzanye. Ndamubwira ntubuzaniye iki se? Nje kukuroga. Kubera iki se? Ati wakoze ubukwe ngira ishyari. Ishyari? Ati kandi njyewe nanagiye kuzimu barakuntuma. None rero turi ku ijambo rivuga ngo hari abiyita Abayuda, nyamara sibo, kandi abo dusangira igaburo, abo bazi no kubyina bakanasirimba cyane. Hanyuma ndamubwira ntago ntwara rero, kandi mu rwego rwo kugira ngo ibintu tubyoroshye neza ugiye kubuma. Hanyuma rero anjijisha nk'umuntu ugiye kwicara mu ntebe ngo tubivuganeho neza. Abaragurutse abarirutse. Abarirutse asohoka mu nzu ariruka. Andusha imbaraga sinari kumwirukaho, ariko mbwira umugabo ntiwabibonye. Kuva icyo gihe rero ahita yimuka i Kigali, ajya ahandi hantu, ariko urumva ko yabiyogosha. Bibiliya iravuze ngo abo nabo nzabahata kuza. Wavuze ngo amen. Nzabahata kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe, bamenye yuko Imana yagukunze. Wahumetse ngo amena. Kandi wa mubyeyi we, wa mugabo we, wa musore we, muvuga butumwa, muririmbyi, muyobozi, nkwifurije gutunga amaso y'umwuka, kuko aya maso y'umwuka niyo azakubashisha gusohoza uru rugendo amahoro. Imana y'amahoro ihimbazwe. Bibiliya iravuze ngo nzabahata abo nabo, nzabahata kuza. Sifa kwa Mungu. Reka ndahemo n'igiswahili bitwaye ikize, nubwo mfite abiriye primaire ugira ngo nibijya biza se, wamenya ari ibikize. Nzabahata kuza, abo nabo nzabahata baze bikubita imbere y'ibirenge byawe. Igihe kimwe nagiye kubwiriza ahantu ntavuze, ntabwo ari muri uyu mujyi. Mpimbaza Imana, mpimbaza Imana. Umukobwa araza aramfasha, turahimbaza, ariko turahimbaza, ariko bituma nerekwa. Bituma nerekwa. Neretswe. Ndamubwira nti ariko hari ahantu nakura amazi yo kunywa. Nashakaga kunyomaza ko ibyo neretswe ari ukuri.
arambwira ati kandi wacu ni hafi aho y'urusengero, ati ni hariya mu marembo, nitugenda yame. Ndibeta ndagenda ngama amazi. Arambwira ati rero mbere yo kugwa amazi njye kukwakiriza ka cyayi, ni nta kibazo. Arakizana ati uhita ugatomera vuba, itusubira mu nzu y'Imana tuvuga Imana. Hanyuma soma nanasenze noya, nanjye ndisengera. Ntabwo wasenze ariko nanjye ndasenga. Nashakaga yuko Imana inyereka ibyo nabonye ko ari ukuri, kandi ndashimira Imana ko uwo mukobwa yabaye umurokore mwiza. Yaturiye aho ngaho ibintu bigenda neza. Ndasenga ndangije mbona yashyizemo amatwi y'ipusi. Ndamubwira ni kubera iki ndekeraho gusenga, kubera icyo undoza. Ati ndakuroze nyine, undogeye ikisi. Ati uyu mwuga nk'ukoze igihe kirekire. Ibyo tubisoza. Nahavuye akishijwe neza, mpamagaye n'abayobozi baramwatuza, ibintu bigenda neza, abo umurokore mwiza. Abo nabo izabahata kuza, bazaza bikubita imbere y'ibirenge byawe, bamenye yuko Imana yagukunze. Yesu nashimwe. Kubera ko Imana yacu dusomye ijambo rivuga ngo si umuntu ngibeshye, si n'umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no gukora izabikora. Mwavuze ngo amen. Ibyo yavuye mu kanwa kayo kavuga ngo ndi Uwiteka, izabisohoza. Niyo utabyemera, niyo wabidiskitaho, kudiskita si igifaransa, rega ndasobanutse nk'uko byarama. Niyo utabyemera, niyo wavuga ngo barambeshye, iyo bivuze niyo kwizerwa no kubikora. Mwahumetse ngo amen. No kubikora iyi Imana izabikora, hatabuzeho na kimwe izabikora. Usabwe iki? Usabwe kubana n'Imana neza, mukagirana ubusabane, mukagirana ubucuti. Mwavuze ngo nibyo. Nugirana ubucuti n'Imana, ukagirana ubusabane n'Imana, ukwiboneza nk'uko Imana yacu iboneye, byanga bikunda ibyo yavuze no gukora izabikora. Mbivugiye Segemu, iki kintu nugikora ukagira umwete wo kubana n'Imana neza, ukiyuzuza nayo, uzabona neza ko Imana iri kumwe nawe. Nimuhumeke ngo amen. Mu bintu nkunda inyama, ndashaka kukubwira ukuntu Imana iteye. Wambwiriye umuntu mwicaranye ngo Imana izi ikintu ukunda? Imana izi ikintu ukunda mu buzima. Nkunda inyama, ngakunda n'icyayi cya mukaro. Ningusura uzabintekere, bitwaye iki? Hanyuma igihe kimwe mbwira Imana ndashaka kukubaha, ndashaka kukubaha nkagendana nawe, kandi nkirinda gutatira igihango nagiranye nawe. Yego, ariko nawe hari icyo ngusaba, kubera ko uzi ko nkunda inyama, nanjye ntuzanyime inyama. Ikibazo nuko yanazimpaye nkahita nanazihaga. Imana ituma umuntu aturuka mu ruhengeri aza kunshaka, arambwira ngo Imana irantumye ngo nkuzanire inyama. Imana izi ikintu ukunda, ngo kandi izi nyama nguhaye uzarinda winjizwa mu mva yawe, mu rugo rwawe hatabuzemo inyama.
wabyumvishije kubana n'Imana neza ukanahiga umuhigo mwiza. Nahise yuko ntazayiteshukaho ngo nyiveho, nayiti nzaguha inyama mpaka. Yesu ashimwe, Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Imana yacu si umuntu wikwirirwa ugira icyo upfa n'abahanuzi. Niba ariyo yabivuze no kubikora, iyi Imana izabikora. Wakwirirwa uvuga ngo ni ba Joseline babihanura, ngo ni ba Damascene. Reka da, wikwirirwa ubara abahanuzi. Iyo bivuga niyo kwizerwa no kubikora izagira ite? Iyi Imana izabikora. Itandukanye n'ibyaha gusa. Ntukemerere ko Satani akwinjirira. Amen. Ariko mwagihande cyo hirya mwagiye mucya mu maso mwoka byaramo. Niba ushaka kwifashirizwa wowe kuwa kane utaha ntuzicara uziyicarire hariya. Yesu nashimwe, Yesu ashimwe. Witandukanye n'icyaha gusa, ubundi urindire Kristo. Amen. Hari amagambo Dawidi yavuze, aravuga ngo nategereje Uwiteka nihanganye, nga ntegera ugutwi yumva gutaka kwanjye. Ngarangije ashyira indirimbo nshya mu kanwa kanjye, aravuga ngo niyo shimwe ry'Imana yacu. Aravuga ngo benshi bazabireba batinye, biringira izina ry'Uwiteka. Itandukanye n'icyaha, ubundi wicecekere urindire icyo Imana yavuze. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo kandi hahirwa uwizera ko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Hahirwa umuntu ubyizera wenyine gusa agashimikira. Yesu ashimwe. Yajyaga imbwira ngo nzakwicazanye n'imbukomangoma n'abantu basobanutse, kandi ubwo nari nkitwa gikeri. N'ukuri nari nkinafite amajigo, nari nkimeze kwa kundi. Ntago nari nzi ko nzicarana n'abo bayobozi, sinari nzi ko ba Celestin bankora mu kiganza, ntabwo nari nzi ko nzaba i Kigali. Ibi ni Yesu wabigizemo uruhare. Amen. Ni Yesu wabigizemo uruhare. Amen. Hari ijambo njya nkunda nubwo ntariteguye, rivuga ngo nuko nkunyuzeho nsanga wigaragura, ngo nuko nta mpuhwe ngo bari barakugiriye, nta n'utwambaro tw'agahinja wari wambaye, ngo nkunyuzeho gusa. Ndakubwira ngo nubeho. Amen. Ngo nkunyuzeho gusa, ndavuga ngo nubeho. Amen. Agatekerezo kamwe ngiye kwifashisha. Igihe kimwe inkoko n'ihene byaravuze biti tujye ku Mana, tujye kubaza, tutanga ikibazo. Ihene iragenda itanga icyayo kibazo, iti ngewe bandya buri munsi, ikimenyimenyi kuri bonane na Noheli banjyana n'abana mbyaye. Wambwira icyo nzira? Imana iti genda nzagusubiza. Inkoko nayo iti nanjye mfite ikibazo. Inkira byari kabyara inka, ihene ikabyara ihene, nge nabyara simbyara inkoko mbyara amabuye. Nge nazize iki? Imana iti genda nzagusubiza. Iti simva imbere yawe ntasubijwe. Ibisubizo byose urabifite, nsubiriza aha ngaha mbone ngende. Imana irayibwira ngo genda wibera aho ngaho muri ayo mabuye uyabyara yari 12,
yazayaryame iminsi 21, nzakwereka igitangaza cyihishe mu ibuye. Hanyuma iragenda irabyara, iratera kwa kundi zitera y'amabuye. Niba habaho ikintu kiryana ni ukubyara ku bagore. Bwa mbere njye mbyara mbazwe, ariko inda yarandiye bwa mbere ntumutwe kandi baranambaga. Yarandiye njya kuva 2 z'ijoro, bambaga 4 z'undi munsi, bakambwira bati umugabo wawe yitwa nde, ngo azasinye. Nkumva afite izina ariko nkumva sindyibuka, nkazunguza umutwe kugeza ubwo babajije undi muntu ahita yinjira. Uwo mugabo wanjye arinjira ngo bamuhaye igitabo ngo asinye, ndahakana ngo ntabwo ari we, ndahakana nti si we. Murumva ko yari yandiye, yarandiye. Mbwira Yesu, ndamubwira nti mpa ubugingo, kuko nubundi gupfa byo byarangiye. Nkumva nanapfuye, nkanabwira abaganga ntimuze mwese murebe ukuntu umuntu apfa. Indira ryana rero, icyo tugisimbuke. Hanyuma inkoko iratera bya bibuye, irangije ibiryamamo iminsi 7. Iminsi 7 ishize iravuga ati ariko aya mabuye ndaririye ko nta n'ikintu kirimo, ndinde ngwa muri aya mabuye. Ibiraturumbutse, irirutse, iturumbutse, yumvishwe ribwira ngo subira mu mabuye, kuko igitangaza cyihishe mu mabuye. Iragaruka iryamamo iminsi 21. Irangije itangira kwizera, kandi nujya mu mubiri uravuga ngo nabigishije iby'inkoko n'amabuye. Niko abantu bateye, ako nubivana mu mubiri ukabishyira mu mwuka birakugirira umumaro. Hanyuma ku munsi wa 21 itangira kunyaganyaza bya bibuye. Irabinyaganyeza, wakwihanganya ukanyaganyeza umuntu muri mwicaranye. Irabinyaganyeza, yumva harimo ikintu kijegera. Iravuga ngo ngiye gukubitaho umunwa ndebe. Ikubiseho umunwa, ngiye kujya mvuga ngo niyo, mwase muvuga ngo koko. Ikubisemo umunwa, hasohokamo agashwi kaza kavuga ngo niyo. Ko mutabivuga mwese? Niyo ntabaye, niyo ikoze igitangaza, niyo nsubije, niyo nkuyeho igisuzuguriro, niyo ntabaye. Imana ishimwe. Iyo inkoko yaturaze igasohora abana, utwana dusohoka tuvuga ngo niyo. Nyina nayiti koko bana banjye. Niyo igira ikirema ikanagikomeza. Uwiteka niryo zina rye. Yabwiye Yeremiya, iramubwira ngo ntabaza ngo utabare, nkwereke ibikomeye biruhije. Imana ihimbazwe. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka gusa, kandi Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro. Icyo kirahagije. Kumwizera icyo kirahagije, kandi kumutunga, kutunga Yesu muri wowe biruta gutunga amafaranga menshi. Amen. Maze iminsi ndeba amazu meza, nkareba amamodoka meza, kandi iby'Imana yarabimbwiye ko nabyo izabimpa. Sicyo kindaje ishinga. Kindaje ishinga n'ubugingo, kuko nzabona Imana. Amen. Igihe kimwe Umwami Imana yandungurukije, yo numva ibintu byose biri mu isi n'ubusa, kuko mu ijuru hari amahoro menshi, kandi gutunga ayo mahoro biruta kurara muri etaje igerekeranyije inshuro 7. Hanyuma nkabireba by'amazu, amamodoka meza, nuko
umutima umwe ukambwira ngo ariko kubera iki Imana itabiguha vuba, undi mutima ukambwira ngo ibi byose ni ubusa. Gifite umumaro ni ukubana n'Imana neza, kandi kubana nayo neza bituma ikugirira neza, bituma iguha ikanakugabira. Yego mwavuze ngo amen. Kubana nayo neza, kubana nayo neza, kubana nayo neza muko, kubana nayo neza mubyeyi. Bana n'Imana neza, ariko bana n'Imana neza. Wirinde ubundi uzabona ingororano, uzabona ibyiza bivuye mu kuboko kw'Imana. Yesu nashimwe. Hahirwa uwizeye wenyine ko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Hari igihe njya nkunda kwakira abantu baza mu rugo tugasenga, ariko mbere yo gusenga yaba ari umwana w'umuhanuzi umugani batubwiye atariko ntuzampanurira nka nyirakanaka yabigenjeje atya, ati yarambeshye. Ubwo ntabaguciye intege se? Bya mbere ntunerekwa, kuko uhita wumva ubaye nka mwene wanyu, kavuga ati nanjye angize nka mwene wacu, buriya bizagenda kuri. Reka nkubwire, niyo bataguhanurira ibivuga niyo kwizerwa. Isaha igeze wabanye nawe neza, Yesu mwabanye maso neza, ariko hari ibyo akora. Yesu ashimwe. Hanyuma ndagushishikariza kubana n'uyu mugabo neza, ndagushishikariza kubana nawe neza, utidoroga, utajya mu byaha by'uburyo butandukanye. Uti naramutegereje none aratinze, uti naramwiringiye none dore uko bigenze. Umuntu umwe yarambwiye ati nategereje Imana none dore narayibuze, ngiye guca iyanjye nzira. Ntise wowe ufite aho uyica? Ati ngenda ndahafite henshi. Niko yahise ambwira ati reba ndi umukobwa mwiza, mfite ataye, mfite mu maso heza n'amafaranga na diplome. Ndamubwira nta okay. Arambwira ati noneho kubera ko namutegereje ntaze, ngiye kureba uko mbigenza. Ndamubwira nti Imana rero uyitwareho neza, kuko nutandukira izakwicara urupfu rubi, kandi iyi Imana iricika nakiza, mujye mubimenya. Iyo utayitwayeho neza yanakwica bigakunda. Irica igakiza, siko hano yavuze amuze kubyara Samweli. Ni Imana yicika nakiza. Cyakora icyiza cyuko Imana yakoze nuko uyu mukobwa yamutabaye, imutabara atariciriye nzira. Ndashaka kukubwira ngo iyi Mana wiyizinukwa, dore warayizinutswe, ariko kubera iki wazinutswe Imana? Ariko kubera iki wayivuyeho? Erega wagiye mu ibanga, erega waragiye nawe urabizi, kandi ugenda uri umuririmbyi, uracyaririmba, ugenda uzi kubyina, ariko waragiye. Ariko Imana waretse kuyivaho ko izakugirira neza. Reka kuyivaho, kubera ko kurindira Imana, kuyirindira bijya bituma hari ikimarira umuntu. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe cyane. Rindira Imana neza rata, uyirindira ntiyita kuri kavukire, uyirindira ntireba aho umuntu aturuka, uyirindira ntireba isura. Iyo ufite iramaze. Nanjye nitwaga Gikeri, Imana ingirira neza, kandi yabikoze n'ubundi numva ku munota wa nyuma, ariko ku munota wa nyuma numvaga byakomeye. Aho bikomeye rero niho Yesu ahita agaragara. Aho ngaho byakomeye, wumva ugiye gupfira, wumva ugiye guturika, aho Yesu niho
ahagaze aho ngaho niho umukiza aba yiteguye kukuramira. Ndashaka kukubwira ngo nyamuna garukiraho, ongera umutunge neza, abe muri wowe, akubera umwami. Yesu nashimwe. Igihe kimwe narwaje umwana, ararwara ibintu birakomera, kwa muganga ndavuza reka data bamuha imiti, reka da. Noneho mbona umwana ari gusamba, ndavuga ariko Yesu twiringiye ko afite imbaraga, ko hari ibintu yavuze kuri uyu mwana numva buriya nta wamwibutse ikintu yavuze kuri uyu mwana. Ndambika hasi, kari gafite nk'umwaka umwe, ndasenga gira ibihe byiza, ndasenga umwana kugeza igihe yabyutse, ndasenga abyuka ntabizi, arabyuka amanuka ku gitanda, aramanuka aragenda ajya muri saro. Ndacyari gusenga kunyeganyeza ibihome, gusenya imisozi. Ndasenga ajya muri saro, abwira umukozi ati mpa ibiryo n'igikoma, ararya arananywa. Ndacyari gusenga. Mwavuze ngo amen. Umwana arangije ahita aba muzima. Kuva icyo gihe ntiyongeye kurwara. Narangije gusenga nsanga umwana ni muzima, yanariye byanarangiye. Umukozi wanjye ahita ambwira tumva rero mabuja, niba usenga gutya umwana akazuka byari bimeze gutya, nanjye ushobora kuzansengera nakoze ikosa bikambana ibindi. Ati ndagiye. Ati kandi njya nkunda kukwiba utuntu tw'uduceri, ibiceri. Ati nkwiba ibiceri, ati utazanabimenya. Ati ngusezeyo. Ndamwinginga nti nta kibazo. Ati oya, isengesho ndaribonye. Gusenga bijya bikemura ikibazo. Gusenga ubanye n'Imana neza. Gusenga ubanye n'Imana neza ikugirira umumaro. Mwavuze ngo amen. Niyo waba umeze ute, gusenga kugira umumaro. Bibiliya niyo ivuga ngo gusenga kujya kugira umumaro, cyane cyane iyo umuntu agize ati asenganye umwete. Yesu ashimwe. Muri iyo minsi ndwara urutoki, rurarwara, ndababara, ndarira, ndaramanitse akaboko ndira. Nagiye kwa muganga, arambwira ati suburu twamarira iki, bampa biporofene nazo zigira icyo zanga kunyiza. Ndarira ndarwiha nijoro. Ngira umugabo ucecetse cyane rero, araceceka aranyitegereza, areba uko ndira, araryama yiyubikira inda neza ukagira ngo nta numva yuko ndi mukurira. Mbonye rero atanavuze, ndavuga rwose uyu mugabo utamvugisha areba ukuntu mbabaye, ntihave nkwereke. Undi Yesu simuzi, hari ibintu muziho. Mbwira umugabo nti byukurebe. Ni Yesu hari ibintu muziho, uru rutoki ntago rwamunanira. Ndashaka kubabwira ikintu cyitwa gusenga kandi ukabana n'Imana neza. Ndangije urutoki ndarureba, ndavuga ntari ibintu wakoze. Wahumuye impumyi, uhagurutse ikirema. Ubwo ni amasengesho nasengaga kandi ndeba. Ndangije ndayibwira nti kandi Sandrine naramusengeye, arabyuka aha mu buriri, aragenda aba muzima. Ni wa rutoki we ndakuvumye, rwari rwuzuye amashyira. Nduvuma gatatu, ndarubwira ngo mu izina rya Yesu nshiraho gatatu. Urutoki rwuma ndeba.
ubu ni ubuhamya n'umugabo wanjye yakwihera. Ahita ambwira ati wa mugore we, takanwa kawe ndagatinye, niba kavuma urutoki rumeze gutya n'akaboko kakabyimbuka ndeba. Yesu ndashaka kukubwira, uwo ni Yesu uba muri twe, ni Yesu uba muri twe, niwe ugira icyakora, niwe ukirema akanagikomeza, niwe muganga, ni nawe uvura. Utaza kujya ngo ni amacanjwe. Oya, ni Yesu uba muri twe. Ni Yesu uba muri twe, kubana nawe neza, kubana nawe neza. Impamvu navuze ibi ngibi, bamwe bavuye mu byizerwa birirwa babara abahanuzi, akabahanuzi babandura bashaka hiki. Niki gituma wirirwa ubara abahanuzi? Watuje ukarindira Imana neza. Niki gituma ngo cyagenge ngo rata ngo ndi kubyina sejemu, umuhanuzi yahise ambwira ngo bizagenda gutya? Reka da, rindira Kristo wenyine, we kwiteranya n'Imana, we kwiteranya n'Imana. Ariko nibyo koko barabihanuye, ariko rindira Imana neza, yirindire neza. None se niba yarakubwiye umugabo kandi kakubwira ngo nzagushingira neza, warangiza ukayica inyuma ukajya gusambana, hasi ugira ngo ntiwayiciye inyuma ikababara? None se waretse kuyica inyuma ukareba ko itakugirira neza? Ngiye kugusengera, ngiye kugusengera muri iyi minota isigaye. Niki cyatumye unanirwa gutegereza Imana? Niki cyatumye wirirwa ubara abahanuzi? Niki cyatumye Imana uyivumburaho ukavuga ngo nyamara ngivuga ibyiza ibyo nkabitegereza nkabibura, ngo yavuga ibibi bigahita biza? Wowe se ntabwo ubizi? Ntubizi ko wabivuze? Ntubizi ko wabivuze? Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana, ngusengera Imana. Iyi Mana nibyo koko warayirindiriye, ariko nubwo itaraza, ishobora kutaza uyu munsi ikaza ejo, ishobora kutaza ejo bundi ikaza. Ariko se yagusanga he? Yagusanga he? Ni hehe wirindiriye? Ni hehe wayitegerereje? Haguruka ngusengere. Kandi ubwo ngubwo nutibwiriza ngo uhaguruke, nta nuri buguhagurutse. Wowe bwirize uhaguruke. Isezerano ryarakugushije, uragwa pe, uragwa kugeza ubwo kuza gusenga, kuza mu rusengero. Kuza mu rusengero nukuza useta ibirenge, nugukuza umunsi, nugukuza umunsi. Barakubwira bati haguruka dusenga, ati nejo narahagurutse, najo bundi narahagurutse, najo bundi buriya narahagurutse. Ibyifuzo se ko nta cyakemutse? Gusenga nuguhozaho nshuti yanjye, nagira ngo nkubwire ko gusenga ari uguhozaho. Gusenga nuguhozaho, ntago ari ugupfa gusenga rimwe gusa ngo ibintu byemere. Ahubwo nkuko uhinga imyaka mu murima kandi ukategereza ko yera, wari wajya gusarura ibishyimbo biteze? Wari wajya gukura ibijumba ukabikura bitarashora? Ntutegereze igihe wahingiye bikeruka ugasarura? None se kubera iki gutegereza Imana bikunaniye? Niki gitumye iyi Mana wirirwa wivovota, urayivovotera umunsi ukera ejo buke? Haguruka dusenge, haguruka dusenge. Nutanahaguruka ngenda senga. Ariko iyi Mana wayivuze nabi, wayivuze nabi. Iyi Mana wayivuze nabi, bituma iyi Mana ibabara. Amasezerano nibyo yarabikubwiye kandi izabisohoza, kuko atari umuntu. Imana si so wanyu. Imana ni data wa twese kandi igira imbabazi n'impuhwe n'ibambe n'urukundo, kuko nta mwana w'umuntu izagirana nawe urubanza.
izasohoza ibyo yavuze. Iyi Mana izabisohoza nshingiye kuri njyewe. Nanjye yangiriye neza itabitewe nuko mvuka kwa Nsengiyumva, itabitewe nuko mbyarwa na Yozefina, itabitewe n'isura, itabitewe n'amashuri nize. Yibuka ijambo yavuze gusa, iravuga ngo ngiye gusohoza ibi. Haguruka dusenga Imana. Niba wumva hari amasezerano yakugushije, haguruka dusenga tugize bwangu. Yemwe ngwino winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi. Ngwino winjire, Mana iguha umugisha. Ngwino winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi. Ngwino winjire. Imana ibihere umugisha. Yewe mubyeyi garuka winjire, inyuma ni habi. Ngwino winjire. Mube muhaguruka dusange. Yewe musore garuka winjire, inyuma ni habi. Ngwino winjire. Yewe mugabo garuka winjire, hanze ni habi. Garuka winjire. Komera Imana amashyi. Yewe musore garuka winjire, inyuma ni habi. Ngwino winjire. Ngwino winjire muririmbyi we, hanze baratukana. Garuka winjire. Garuka winjire mu nzu y'Imana. Duhaguruke twese dusenga Imana. Twinjiye mu mwanya wo gusenga. Duhaguruke. Ngwino winjire mu nzu y'Imana, inyuma ni habi. Ngwino winjire. Ariko iyi Mana kwikora mwoka byaramo. Iyi Mana etarabanidraremora ukarabashikaraboria. Iyi Mana irakora, iyi Mana irakora. Senga mwari, senga. Imana nyiri ibihe bidashira. Yesu ahantu tutinjira, wowe ureba ahantu tutareba, ariko tudabishidikanyije twizeye imbaraga ziri mu kuboko kwawe Kristo. Izazuye Lazaro, izagukuye mu gituro, nizo mbaraga na bugingo n'ubu zigikiza. Aba bantu bapfukamye barakwizeye, suko dufite ibinini n'ishinge byo kubaha. Yesu Kristo, twizeye imbaraga ziri mu ijambo ryawe. Twizeye imbaraga ziri mu ijambo ryawe. Elebone siredraye. Uyu mwanya wakora ikintu gikomeye. Muri aya materaniro wakora ikidasanzwe. Izi ndwara wazihagarika mu izina rya Yesu. Wakuraho izi ndwara. Nukuzibwira ijambo rimwe zikagenda. Nugutegeka aba bantu bakabazima. Nugukura urupfu ku buzima bwabo bagatambuka bemye. Nugukura indwara zananiye abaganga bagatambuka bashima izina ryawe. Turabasengeye Kristo. Turabasengeye Kristo. Turabasengeye Nyaguhoraho. Turabasengeye
n'indwara dutegetse mu izina rya Yesu, katika jina la Yesu. Izi ndwara tuzisohoye mu buzima bwabo katika jina la Yesu, mu mbaraga ziri mu maraso yawe Kristo. Reka babe bazima, bakira ubuzima, bakira ubuzima, bakira ubuzima, bakira ubuzima. Bashyiraho igikundiro, bakuraho icyangiro mu izina rya Yesu. Ufungiye umuryango wa gereza, kora igitangaza, mugaragu wakubona azagushime. Urakoze nyiribihe bidashira, urakoze kumva gusenga, tugukomeye amashyi kudukijije kandi ubuzima bukabonetse muri twe mu izina rya Yesu. Amen, amen.